ndagusuje cyane nkuko rero bibona ibyo ngibyo ni ibinyabiziga ndetse n'abantu bahagaze aho ngaho bigaragara ko rwose habaye impanuka ikomeye cyane. Impanuka rero yabaye mu rugabano rw'akarere ka Nyagatare na Gatsibo ahazwi nka Nyagihanga, aho rwose imodoka ya fuso yari ivuye kuzana imyaka murenge wa Rwimiyaga mu karere ka Nyagatare igiye gupakira indi myaka murenge wa Mukama muri Nyagatare, naho ubwo ngubwo nibwo yaje kurenga umuhanda ikora impanuka rwose ikomeye cyane. Mu by'ukuri rero bivuga yuko ikintu cyateye impanuka ari uko iyi modoka yabuze feri maze umushoferi akarwana no kuyikubita ku mukingo cyangwa se kugira ngo arebe ko yakirengera, ariko bikaza kuza kurangira imodoka bitewe n'uko yari ifite umuvuduko mwinshi kandi arikoreye imyaka isa nk'iremereye, birangira irenze umukingo. Mu kurenga umukingo rero bavuga yuko shoferi yagerageje kuvamo ndetse na komvayeri, ariko bikaza kurangira barwanye no kuvamo n'ubundi imodoka yamaze kuhirima kare. Mu kuhirima rero bavuga yuko bayivuyemo mbere bagasa nk'abagwa ku mukingo birumvikana, hanyuma imodoka yo ngo ikabasanga hasi. Byumvikane ko byanga byakunda bo baciye nko mu madirishya y'imodoka bararenga, muri kwa kurenga rero ya modoka nayo ibasanga hasi, hanyuma rero ihita ibasangamo cyangwa se ihita ibagwa hejuru. Bivuga yuko rero uturutse ku muhanda y'imodoka yaturutse igwa mu gishanga yamanutse nko muri metero zigera nko kuri 60. Byumvikane ko rwose hari ahantu kurumva imodoka iribarangura iramanuka igwa hasi mu gishanga aho bahinga imyaka. Hanyuma rero bavuga yuko hari abantu benshi bari mu gishanga bari bagiye guhinga, bo rero ngo babibonye mbere ko iyi modoka yamanutse ku bw'amahirwe babasha kuba bayihunga bajya ahantu hasa nk'aho ari ku gasozi, imodoka yikubita mu myaka mo hasi aho bantu bari barimo barahinga. Baje kureba rero nibwo basanze komvayeri ndetse n'umushoferi utwaye imodoka ku bw'amahirwe make bose bapfiriyemo cyangwa se bitabye Imana. Abashoferi rero bari batwaye ibindi binyabiziga byari biri inyuma y'iyi modoka bavuze yuko babonye imodoka yongera umuvuduko, hanyuma umushoferi asa nk'umuntu yishika cyangwa se asa nk'uyizunguza kugira ngo arebe ko mu by'ukuri yabasha kwirwanaho, ariko biranga. Nibwo rero imodoka yagiye itambika mu muhanda cyane, hanyuma ibanza kuza kugonga ibiti ndetse n'amapoto yari ahari, biranga bitewe n'uko rero yari ifite umuvuduko ndetse iza nkaho yari ifite ibiro byinshi. Ibiti biravunagurika birangira irenze umuhanda. Mu gihe rero ibinyabiziga byari biri inyuma yabyo byo nta kibazo byagize, kandi ibinyabiziga byaturukaga aho yerekezaga byo nta kibazo byagize. Biravugwa ko rero imyaka yari iri muri iyi modoka yari ipakiye mu by'ukuri nayo yagize ikibazo, yangiritse cyane, yapfunanye mu buryo rwose bukomeye cyane, dore ko rwose yamanutse ikikubita amazi hasi mu gishanga. Imirambo rero y'abangaba bombi ikabajyanwa gushyingurwa, kuko birumvikana ko batajyana kuyipima bitewe n'uko bari bapima umurambo batasobanukiye mu by'ukuri kishe uwo muntu, mu gihe abangaba bo byagaragaye ko mu by'ukuri rwose ari impanuka yabayitanye. Nta kundi rero icyo twababwira ni rest in peace, baruhukire amahoro, kandi mu buzima bibaho. Uyu munsi tuba twishimye, ejo tuba tubabaye. Ikindi kandi turihanganisha umuryango w'umushoferi ndetse n'uyu mukomvayeri, tubabwira tuti mukomeze mwihangane kandi mu buzima bibaho. Ikindi kandi twababwira cyo nuko aho bari bagemuye iyi myaka ndetse n'ahandi hantu bayikuraga rwose nabo turabihanganisha, tubabwira tuti bihangane mu buzima bibaho. Uyu munsi uba wishimye, ejo ubabaye, ntago igihe cyose iminsi ibisa. Nanjye nkubwira ni kora subscribe nimba ugamije kuri chaîne. Genda cyari Obina ingini Obi Time News. Obi Time News.